turavuza biranga. Noneho kwa muganga bavuga ko bagomba kumubaga umutwe. Bavuga ko mu bwonko hari amazi ajya ahantu hatarahayo akamanuka mu ruti rw'umugongo. Dr. yanjyanye ku ruhande arambwira ati rero ibyo tugiye gukorera umugore wawe ntago babaho, 90% barapfa. Icya kabiri ni yabayeho abadebire, agendera mu kagare, biba birangiye ubwenge buratakara, nuko bimeze. Reka nkubwire, hariho abantu bakwiteguye, ariko uko bakwitegura kose wasenze mu buryo bwuzuye, Imana iruruka ikaza guhangana n'ibije guhangana nawe. Aho ni hahandi dusenga isengesho rivuga ngo Imana iturwanira intambara tuzi nizo tutazi. Aho tubona byarangiye Imana ikavuga ngo baho. Aho tubona ubuzima bwahagaze Imana ikavuga ngo nibukomeze. Aho tubona ibisubizo byabuze Imana ikabitanga. Aho ngaho rero Imana iba yururutse ikaza kumenagura Farao n'imbaraga ze zose. Baramubwira bati warwaye no kuguca ukuguru. Ndavuga ni mu izina rya Yesu abo badayimoni ndabirukanye. Ati byarangiye, bamwandikiye n'imbago, arambwira ati nzagenda baguce dore ahubwo no kwishyura amafaranga. Satani ajya dusuzugura, ariko ndavuga ni Satani, wowe ibintu uri murazana muri no rugo ntago mbyemeye. Wowe uri murambwira imbago gute kandi Imana yarambwiye ubuzima? Twasenze Imana iravuga ngo ibintu by'imbago mbikuyeho. Iyo ni Satani. Ntuzapfe kurwara ngo upfe kugenda kwambara ibigunira. Ariko muri kino gihe abantu baba bashaka gusenga, wamara gusenga ugashaka kwereka abantu bose ko wasenze. Hoya, bene ayo masengesho yose yayavuzeho. Yavuze ko nusenga gutyo bizaba birangiye n'ibihembo byawe uzavugayo. Uba ufite ikibazo, ntago wagirirwa imbabazi kandi ufite umugayo. Nta muntu wigeze amurebana imbabazi, nta n'uwifuje kumukoraho kuko yari afite umugayo. Iyo ufite ubusabane n'Imana ntabwo uba ufite umugayo. Kugira ngo rero ugirane ubusabane n'Imana nuko ukuraho umugayo, ibyakwanduzaga byose. Igitero Satani yari yateguye igitero cyo kumwica agapfa. Reka twihute tugere mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya Ezekiyeli. Turihuta, igitabo cya Ezekiyeli ibice 16. Igitabo cya Ezekiyeli ibice 16. Turahera ku murongo wa 5. Nta wakugiriye ibambe kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Mwakire kubaho mu izina rya Yesu. Ntago turi bujye ku ntego y'iri jambo ngo tujye hirya y'intego yo kubaho, kuko niyo ntego y'aya masengesho. Intego ni ukubaho, ariko kugira ngo tubeho hari iby'Imana ikwiye kubanza kumenagura kugira ngo twakire ubuzima bwo kubaho. Haleluya. Ezekiyeli ni umuhanuzi mu bahanuzi bakuru. Ezekiyeli ndamuvugaho gatoya kugira ngo twinjire muri iri jambo. Ezekiyeli yavukaga mu muryango w'abatambyi, kandi nawe yari umutambyi. Ari mu bantu bavuye i Yerusalemu cyangwa se bavuye hariya muri Isiraheli bajya i Babuloni. Ariko Ezekiyeli icyo gihe ari umuhanuzi, ndetse yakomeje guhanura we na Danieli. Danieli yahanuriraga ibwami, Ezekiyeli agahanurira ubwoko bwabo bw'Abisiraheli. Ubwo bavanwaga hariya muri Isiraheli mu mwaka wa 597. Ezekiyeli yabaye umuhanuzi ukomeye,
ariko mbere yo kugira ngo yemerwe byaratinze kumwemera kubera ko ubuhanuzi bwe bwajyaga butinda. Ariko nasomye ijambo rirambwira ngo yaje kugarukwaho ubuhanuzi bwe ntibwatinda burihuta. Ezekiel rero iri jambo yarivuze ari guhanura. Hari ubundi buhanuzi tutari buze kugarukaho bw'amagufa yahanuriye, ariko mu buhanuzi bwe yakundaga kuvuga kubaho. Haleluya. Yibutse ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana, kuko urukundo rw'Imana rwabayeho kuva kera. Yibuka ukuntu Imana yabanye n'ubwoko bwayo bwa Isiraheli, igenda ibagirira imbabazi mu bihe bigiye bitandukanye, akomeza kwibuka ineza yayo. Ageze no muri kino gihe ahanurira Isiraheli ko izongera kubaho, kandi yabivuze bitameze neza, abivuga bikomeye, abivuga hari ibibazo, ariko turashimira Imana igiherekeza ijambo yavuze yarangiza ikarisohoza. Imana muhereze icyubahiro. Abisiraheli bagize ibibazo bikomeye ubwo bari muri Egiputa, bari mu buretwa, bakubitwa inkoni nyinshi, ariko mu gusenga bakabona ko bazongera kubaho, kuko nyuma y'ibibazo hajya haza ibisubizo. Nyuma y'intambara hajya haza amahoro. Upfa kuba warasenze Imana gusa. Abasenze Imana batere haleluya. Iyo wasenze Imana, Imana ikomeza kubana nawe, ijambo yakuvuzeho ikarisohoza. Turashimira Imana yacu kuko igisohoza ibyo yavuze. Niyo mpamvu no muri ano masengesho kugira neza kwayo ntabwo ari ukuyu munsi gusa, ni ukwa kera. Imana iracyagira neza, Imana iracyatabara, Imana iracyarengera. Aha ndibuze kuhagaruka, ariko ndashaka kubanza kukubwira ibintu bitatu bishobora gutuma ubaho. Ibintu bitatu. Ni mu bintu byinshi, ariko ndavuga ku bintu bitatu. Nindangiza ndaza kuvuga uburyo hari iby'Imana ibanza kumena ikabimenagura ugashyikira ubuzima. Niturangiza turasenga Imana. Icyambere, kugira ngo ubashe kubaho ugira ubuzima, no kugira ubusabane buhagije n'Imana. Ubusabane buhagije n'Imana harimo kwihana ibyaha. Tugira ikibazo cy'abantu bifuza kugirirwa neza n'Imana ariko bafite ibyaha. Ntabwo Imana yakugarukaho mufitanye ikibazo. Turifuza ko Imana itugarukaho tugasubirana ubuzima tukabaho, ariko ntabwo twabaho mu buzima bufite ikibazo. Mbere yuko Imana ikugarukaho ukagira ubuzima ukabaho, nuko ukuramo ikibazo ufitanye n'Imana ukagirana Imana nayo ubusabane. Kugirana ubusabane n'Imana. Aha mu ijambo twasomye kuri 16 ku murongo wa 5 havuze ngo ntawakurebanye imbabazi. Hepfo akavuga ngo kuko wagawagwa, wari ufite umugayo. Iyo ufite umugayo uba ufite ikibazo. Ntago wagirirwa imbabazi kandi ufite umugayo. Nta muntu wigeze amurebana imbabazi, nta n'uwifuje kumukoraho kuko yari afite umugayo. Iyo ufite ubusabane n'Imana ntago uba ufite umugayo. Kugira ngo rero ugirane ubusabane n'Imana nuko ukuraho umugayo, ibyakwanduzaga byose bigakurwaho. Ufite umugayo ntiwaba muri korari, ufite umugayo ntago waba uri umukristo, ufite umugayo naho utuye ntibagukopa kuko bazi ko utari inyangamugayo. Rero iki gihe ntago yari afitiwe icyizere kubera ko yari afite umugayo. Kugira ngo Imana ikugarukaho nuko ukuraho umugayo, ibyakwanduzaga byose ukabishyira ku ruhande, ukagirana ubusabane n'Imana, ukemerwa n'Imana. Uyu mugoroba niwemerwa n'Imana, turi buze kugusengera Imana ikugarukeho wongere ubeho. Turi buze kugusengera Imana yongere kurwanirire.
ibyo wabonaga bikomeye biraza guhinduka ibyoroshye, kuko niduhamagara Imana iri buze kuza, kubera ko uraba udafite umugayo. Kugira ngo Imana ikugarukeho nuko ugomba kufitanye nayo ubusabane udafite umugayo. Mu gihe ufite umugayo rero ushatse watangira kwinginga Imana ikakweza. Icya kabiri, kugira ngo Imana ikugarukeho nuko utunga kwizera guhagije. Kwizera, hari abantu baba batagira kwizera, ibintu byabo byose bakabyemera uko babibonye, bagahorana gupinga. Ariko kugira ngo Imana ikugarukeho nuko utunga kwizera. Zaburi ya 27 ku murongo wa 13, Dawidi yaravuze ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza kuwiteka mu isi y'ababaho. Kwizera, ufite kwizera kungana gute? Ufite kwizera kungana gute? Iyo wizeye ko iby'Imana yavuze ari ukuri, ukomeza kukugendana no mu bibazo ugatunga kwizera. Nubwo ubona uno munsi bitameze neza, ariko kubera ko ufite kwizera uravuga ngo ejo bizamera neza. Ariko iyo udafite kwizera biba ubusa. Kwizera ni ngombwa, umukristo akwiye gutunga kwizera. Nturindire ko Imana yakugarukaho ngo ubone ubuzima ubeho udafite kwizera. Ukwiye gusaba Imana ikaguha kwizera guhagije. Abantu muri no minsi babuze kwizera, ariko Imana iduhe kwizera. Icya gatatu, kugira ngo wongere kubaho urasabwa gusenga. Hari ugusenga bisanzwe, ariko hari no gusenga nyagusenga. Wihannye ibyaha, uciye bugufi, ugafata ibihe byo gusenga. Iyo twasenze Imana dukiranuka, Imana iradusura. Iyo twasenze Imana dukiranuka, Imana iratwumva. Iyo twasenze Imana dukiranuka, Imana isobanura ibyacu bidasobanutse. Kugira ngo wongere kubaho rero nuko wongera ibihe byo gusenga, ukagirana n'Imana ubusabane. Abayuda bari bapfuye. Itegeko ryari ryamajije gusohoka. Itariki yo gupfa yari yanditswe. N'ukwezi n'umwaka byari byarangiye. Itangazo ry'uko bagomba gupfa ryari ryasohotse. Nkuko nawe hari amatangazo akuriho, ariko uyo munsi turaza kubwira Imana ize guhindura ayo matangazo mabi, haze kwandikwa amatangazo meza. Haleluya. Abayuda byari byarangiye, aho bari hose bamenya ko igihe cyabo kirangiye, batanzwe. Ariko kubwo gusenga Imana baragiye barasenga, basenga iminsi 3 gusa. Ntabwo bigusaba gusenga iminsi myinshi, ariko basenze neza. Barasenze biri ku mutima wabo, barasenga nta kindi kintu kibari imbere. Basenga Imana bayisaba gutabara. Muri uko gusenga kwabo basengeye Esteri. Ntabwo ndibuze gutinda muri izo nkuru, ni ndende cyane, ariko icyo nshaka kuvuga nuko amasengesho yakoze imirimo ikomeye. Mu masengesho yuzuye, kuko hariho amasengesho atuzuye, nayo twabuyavuga mu buryo bwinshi, ariko ntabwo turi buze kuyavugaho. Amasengesho yuzuye atuma Imana ihindura ibyari imigambi mibi kuri wowe bigahinduka imigambi myiza, ibyari urupfu bikaba ubuzima. Urimo urasenga ahe masengesho? Amasengesho, gusenga mu buryo bwuzuye. Ntago batinye, nubwo bari abagabo baremeye bigaragura mu ivu, bambara ibigunira, kwambara ibigunira. Ariko muri kino gihe abantu baba bashaka gusenga, wamara gusenga ugashaka kwereka abantu bose ko wasenze. Hoya, bene ayo masengesho yose yayavuzeho. Yavuze ko nusenga gutyo bizaba birangiye, n'ibihembo byawe uzaba wabibonye, ubwo nta kintu uzamubaza. Ariko hariho amasengesho yo kwambara ibigunira, abantu bakigaragura mu ivu, abantu bakareka ibyaha,
bagasenga amasengesho yo mu buryo bwuzuye. Mperutse kujya gusenga mu bihe byashize, hari ahantu nari ngiye gusengera mpura n'umuntu yikoreye ibuye. Arangije kwikorera ibuye ngo Mana, ngo uyu muntu yaranjengereje, ngo uko mukubise hasi, ngo uko nkubise hasi ribuye, ngo aba ariko yikubita hasi. Ayo masengesho ntaho agera, no gusenga mu buryo butuzuye. Ari amasengesho y'inyuro, ari amasengesho ngo Mana, ngo yaranjengereje, ngo uramuzi, ngo uriya muntu ni umugome, ngo umusange. Oya, ayo masengesho ntiyuzuye. Ngo Mana, ngo uriya muntu arananiranye, ngo nawe uramuzi. Ayo masengesho niyuzuye. Hariho amasengesho yuzuye tugomba gusenga Imana, Imana ikururuka ikaza ikazura abantu bari bapfuye. Hari amasengesho dukwiye gusenga, Imana ikaza igahindura ibintu byari byanze guhinduka. Hari amasengesho yo gusenga wabwije Imana ukuri. Gusenga wabwije Imana ukuri, ukajya imbere y'Imana udafite ibyaha, ukajya imbere y'Imana udafite amanyanga, ukajya imbere y'Imana udafite kuriganya. Ariko muri kino gihe abantu baza gusenga ibyabo bakabisiga ku muryango, bamara kugera mu rusengero bagasenga, yasohoka agafatisha koshi ye irimo wa mujinya we, akinjira mu rusengero aje gusenga akifata gutya ngo Mana umbabarire, ngo nibyo ntavuze byose. Yagera ku muryango agafatisha koshi ye irimo ya magambo ye. Ayo masengesho ntaho yakugeza, ayo masengesho ntago yakuramira, ayo masengesho yatuma upfa. Amasengesho yatuma udapfa ni amasengesho yo mu buryo bwuzuye, ukababarira abanzi bawe nubwo baguhemukiye, nubwo bakugoye, ariko wajya gusenga Imana ukabababarira. Abantu muri kino gihe rero twifuza gusenga Imana ikatuvugaho ibyiza gusa. Ntabwo twifuza gusenga Imana kugira ngo dukizwe, ntabwo twifuza gusenga Imana kugira ngo dukire. Nusenga Imana ufite intego yo gukizwa no gukira, Imana izabikora. Ariko nusenga Imana, Imana irareba. Wicaye muri iyi myanya ariko nusohoka iragendana nawe. Gusenga mu buryo bwuzuye. Iyo wasenze mu buryo bwuzuye, ijuru rirakumva. Iyo wasenze mu buryo bwuzuye, Imana iratabara. Iyo wasenze mu buryo bwuzuye, Imana irakurengera. Kugira ngo ubeho no gusenga mu buryo bwuzuye. Abayuda byari byarangiye bose babizi, ariko kubwo gusenga mu buryo bwuzuye, basenga badafite ibyaha, basenga badafite kwishyira hejuru, basenga nta na kimwe bashyize imbere yabo, bambara ibigunira. Barangije kwambara ibigunira barasenga, bafata iminsi 3 gusa. Imana yumva gusenga kwabo. Umunsi wo gupfaho kwabo Imana irabihindura. Mureke uyu mugoroba dusenga Imana mu buryo bwuzuye. Izo mpamvu zose zatumaga tudasenga Imana mu buryo bwuzuye tuzikureho. Nitumara kuzikuraho dusenga Imana itugarukeho, abari bapfuye basubirane ubuzima. Dusenga Imana mu buryo bugize gute? Mu buryo bwuzuye. Ubu buryo uko ari butatu, hari n'ubundi buryo. Nubukoresha neza uzasenga wumvirwe, ariko nubukoresha nabi uzasenga umere nk'utasenze. Nugira n'ubusabane n'Imana ugasenga Imana udafite ibyaha, icyo gihe isengesho ryawe rizagerayo, Imana izagukiza. Nusenga Imana ufite kwizera, Imana izakumva. Nusenga Imana mu buryo bwuzuye, Imana izakurengera. Igihe wari ugiye gupfa uzabaho. Haleluya. Gusenga mu buryo bwuzuye. Twavuze ngo mbere yo kugira ngo ubeho hari iby'Imana ikwiye kubanza kumenagura. Hari iby'Imana ikwiye kugira gute? Kumenagura. Ese irabishoboye cyangwa ntibishoboye? Iyo dusomye mu gitabo cyo Kuva mu bice 14 tuhasanga imbaraga z'Imana zagiye zikora mu bihe bitandukanye, kandi uko Imana yari irejo na n'uyu munsi niko ikiri. Abisiraheli mu bihe byabo bikomeye, kugira ngo Imana isoze ibyo yabavuzeho,
yabanje kugira ibyo imenagura. Nawe bimenagure mu izina rya Yesu. Yabigenje gute? Sintinda, ndashaka kugera ahantu Imana yongeye gusubiza Abisiraheli ubuzima, ikavuga ngo nibabeho bakabaho mu cyimbo cyo gupfa, urupfu rwabazwe. Iyo dusomye muri iki gitabo cyo Kuva, tuhasanga igihe Abisiraheli bari bavuye mu buretwa kwa Farawo, amajije kubarekura bageze ahantu hamwe aho byagaragaraga ko inzira irangiye, kandi bigaragara ko impande n'impande nta nzira ihari. Bagiye babona Farawo araje. Aho ngaho Imana yari igiye kwiheshereza icyubahiro ku Bisiraheli, yari igiye kumenagura Farawo n'ingabo ze. Nasomye cyane ndatangara, kuko Imana yashakaga kwiheshereza icyubahiro ku Bisiraheli. Icyamuye umugoroba nawe Imana ikakwihesherezaho icyubahiro. Ibyakwirukankanaga Imana ikabimenagura, ibyaguhigaga Imana ikabimenagura. Farawo yari yiteguye uru rugamba, nkuko nawe ibyo urimo urarwana nabyo hariho abantu bakwiteguye. Reka nkubwire, hariho abantu bakwiteguye, ariko uko bakwitegura kose wasenze mu buryo bwuzuye, Imana iruruka ikaza guhangana n'ibije guhangana nawe. Aho ni hahandi dusenga isengesho rivuga ngo Imana iturwanira intambara tuzi nizo tutazi. Aho tubona byarangiye Imana ikavuga ngo baho. Aho tubona ubuzima bwahagaze Imana ikavuga ngo nibukomeze. Aho tubona ibisubizo byabuze Imana ikabitanga. Aho ngaho rero Imana iba yururutse ikaza kumenagura Farawo n'imbaraga ze zose. Reka mbabwire Farawo ukuntu yari yiteguye. Farawo yatunganyije igare rye ry'intambara. Igare rya Farawo ry'intambara, nabajije amakuru yaryo, sanga ari igare yari misile ikaze. Arangije ngo ategura n'andi magare 600. Rura rugamba yari yarwiteguye. Ibyo turwana nabyo hari ababa twiteguye, ariko iyo twabaye amaso Imana irahagarara ikaturwanirira. Nubwo batwitegura ntabwo bazadushobora. Nubwo batubarira iminsi tuzayirenga. Tuzababanaho twongere tubabaneho, kuko ijambo ry'Imana niryo rivuze ngo baho. Niba ari ukubaho ntabwo ari ugupfa. Niba ari ukubaho ntabwo ari ugupfakara. Niba ari ukubaho ntabwo ari ugupfusha. Nimba ari ukubaho ni ukubaho. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo baho. Mubwira ngo baho kuko ari Imana ibivuze. Reka mbabwire ko tubayeho kubw'ubushake bw'Imana, tubayeho kubw'imbaraga z'Imana, ntabwo tubayeho kubw'ubushake bw'abantu. Abantu baraduhize kenshi, ariko Imana iraturengera. Ibyaturwanyije byabaye byinshi, ariko Imana iraturwanirira. Kandi igihe Imana yaturwaniriye ntabwo yaje ngo ineshwe, ahubwo ihageze yaranesheje. Iyo Mana yakuneshereje ku rugamba, yikomere mu mashyi yishimire. Haleluya. Reka nongere mubwire uko yarurwanye ejo, imbaraga ziracyahari. Uko yakurwaniriye mu kwezi kwashize, uko yakurwaniriye uri kwa muganga, uko yakurwaniriye wabuze ubukode bw'inzu, ubwo yakurwaniriye warembye, cyagiye yakurwaniriye wabuze inzira, uko yari iri cyagihe iracyahagaze. Yiteguriye Farawo kugira ngo yiheshereze icyubahiro ku Bisiraheli. Niba Imana yavuze ko ugomba kubaho, ntabwo ugomba gupfa. Itangazo ry'Imana ni ukubaho, ntabwo ari ugupfa. Amen. Farawo rero ajya hariya atangira kwegeranya igare rye, ngo barariteguye. Buriya barikoreraga antorosiye kugira ngo ritagira ibibazo mu nzira. Barangije kuritegura, ariko Mana hari igihe bari bakwiteguye bazi ko biri burangire, Imana iritambika. Hari igihe bari bakwiteguye bazi ko ugiye gukorwa n'isoni ugaseba, Imana iritambika. Noneho ntabwo yateguye igare rye gusa. Oya, ntabwo yateguye igare rye gusa. Farawo ngo yateguye n'andi magare 600. Ibitero bitwirukankaho ni byinshi, ariko imbaraga ziturinze nazo ni nyinshi. Imana tuyihereze icyubahiro. Imana yacu kuturinda kwayo iturinda ku manywa na nijoro.
buri saha buri segonda imbaraga zayo ziba zituriho. Ngo arangije ngo ategura n'andi magare menshi ngo yo kurwanya Abisiraheli. Basanga Abisiraheli aho bari nabo bamenye ko batewe. Tujya tubimenya ko twatewe, ariko numenya ko watewe ujye wiyeranja urwane mu buryo bwuzuye, wuzuze bya bindi nakubwiye. Uzasaba Imana gusa izakurwanirira. Barangije kumenya ko batewe, baratatse. Imana ibwira Mose ngo niki gitumye muntakira. Imana yashakaga kwihesha icyubahiro. Bireke biza bigutuge. Abisiraheli byabagezeho barabibona, babona ko birangiye, ariko hari igihe Imana ijya yemera ko bikugeraho, bikagera ku muryango bigakomanga ikabyemera, ariko icyo Imana itemera ni ukugutanga. Kuko yavuze ko ugomba kubaho, ntago wapfa itarabyemera. Bijya bitugeraho bikanatubabaza. Ya minota iragiye. Madamu nazi hano gatoya. Hashize imyaka 6. Muri iyo myaka 6 twatewe n'uburwayi mu rugo. Satani yateguye igitero neza, arapanga cyuzura neza. Igitero Satani yari yateguye igitero cyo kumwica agapfa. Arangije gutegura igitero cyo kumwica agapfa, afatwa n'uburyo mu buryo budasanzwe. Turasenga, turavuza, biranga. Noneho kwa muganga bavuga ko bagomba kumubaga umutwe. Bavuga ko mu bwonko hari amazi ajya ahantu hatarahayo akamanuka mu ruti rw'umugongo. Dr. yanjyanye ku ruhande arambwira ati rero ibyo tugiye gukorera umugore wawe ntago babaho, 90% barapfa. Icya kabiri niyo abayeho abadebire, agendera mu kagare, biba birangiye ubwenge buratakara. Nuko bimeze. Mbwigira madamu arambwira ati rero kuntu gahunda imeze n'ubundi sindiho. Yararibwaga ku rwego rwo hejuru aho yararaga bara umunota n'isegonda kugira ngo buki. Aravuga ati n'ubundi sindiho. Satani yari yapanze, ariko natwe dupanga gusenga. Haleluya. Satani yarapanze byarangiye yavuze ngo ugomba gupfa. Imana nayo ikavuga ngo ugomba kubaho. Harwana imbaraga ebyiri, ariko icyo shimira Imana, imbaraga z'Imana ntago zineshwa, imbaraga z'Imana ziranesha. Uko Satani yarimo ararwana amushaka avuga ngo urapfa, n'Imana irimo iravuga ngo urabaho. Turasenga Imana, tubona imbaraga z'Imana zururutse. Igihe cyarageze, namugejeje kwa muganga, naratashye mvanye umwana ku ishuri. Arambwira ati dadi kuri murarira bimeze gute? Buri kintu mbwira umwana neza, buri kintu mubwira ntijya kuryama. Mukobwa wacu mukuru atari ko se mama ari hehe? Ubwo yaravuze ati rero ntuzabibwira abana, nta n'umuntu twabibwiye usibye umuntu bajyanye. Byari ibintu bikomeye cyane. Arangije kugera kwa muganga arambwira ati rero ubu ngubu kanya ndashimira Kristo ajya yitambika. Ubwo Satani aba yatangaje urupfu, Imana igatangaza kubaho. Ubwo tubona byarangiye, Imana ikagaragaza ko bitarangiye. Baramubaga, barangije kumubaga, mugezeho sanga kuko byarangiye. Yamazeyo umunsi, yamaze muri koma umunsi n'igice. Urumva umuntu uri muri koma ni kwa kundi biba byarangiye. Nagiyeyo nsanga byarangiye nyine. Umuntu muri koma murabizi namwe. Ubwo rero utangira gutekereza abana 3, twari dufite 3, ntangira gutekereza imibereho yabo, ntangira gutekereza gushyingura, ariko ndavuga nti ntago tugushyingura, njya gusenga Imana. Ngiye gusenga Imana iravuga ngo igihe cye cyo kugenda si iki. Reka tere haleluya. 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 Ndashimira Uwiteka wankijije ku itariki 15 z'ukwa 9 2015. Ntabwo nari nzi ko nagira ubuzima ngo mpagarara imbere y'iteraniro. Ni mu mpera Imana icyubahiro yarakoze.
haleluya. Ndagushimiye Yesu, warakoze kuko wampaye ubuzima, wagize neza. Cyubahiro ni icyawe. Dufite ibihamya bifite ibimenyetso. Najye kwicarira. Dufite ibihamya bifite ibimenyetso. Niba Imana ivuze ngo baho, ugomba kubaho. Oya, byari byarangiye buriya mbivuze gatoya kubera ko umwanya wagiye, byaje kurangira akize, ni muzima, nta kibazo na kimwe. Ahubwo imbaraga yari afite cyangwa se uburyo yakoraga ibintu, ahubwo nibwo akora cyane kuruta uko yakoraga. Ahubwo mu kumuvura nabonye hari ibindi bintu bidasanzwe byiyongereye kuri we. Imana muhereze icyubahiro. Reka mbabwire, buri gihe ahora atega imitego nk'uko Abisiraheli bari bategewe mu cyuho, ariko Imana itegura inzira aho itari. Haleluya. Igitegura inzira ahantu zitari, tukareba tukabona nta nzira, ariko aho ngaho utari murabona inzira, niho hari ubuhungiro bwawe bwo gukira. Imana ihereze icyubahiro. Narimvuze ngo ahantu tubona ko byarangiye niba hari inzira yo gukiriramo. Abisiraheli nta nzira babonaga imbere yabo, ariko kuko Imana yari yatanze itangazo ryo kubaho, inzira yari yerangije irayica. Uyu mugoroba nawe Imana yiyeranje ica inzira aho zitari ziri. Navuze ngo yije gukora hari ibyibanza ikagira gute, ikamenagura ibimenagure. Nihuse undi munsi baramubwira bati warwaye no kuguca ukuguru. Ndavuga ni mu izina rya Yesu, abo badayimoni ndabirukanye. Ati byarangiye, bamwandikiye n'imbago, arambwira ati nzagenda baguce, dore ahubwo no kwishyura amafaranga. Satani ajya dusuzugura, ariko ndavuga ni Satani, wowe ibintu uri murazana muri no rugo ntago mbyemeye. Wowe uri murambwira imbago gute kandi Imana yarambwiye ubuzima? Twasenze Imana, Imana iravuga ngo ibintu by'imbago mbikuyeho. Iyo ni Satani. Ntuzapfe kurwara ngo upfe kugenda baguca ukuguru cyangwa baguca ukuboko, hari igihe biba birimo gahunda ya Satani. Satani ajya yivanga, nabwo simbizi. Ariko reka dusenge Imana. Iki Imana yakoreye Abisiraheli, yaretse Farawo yegeranya ibikoresho byose. Ibikoresho bagushyizeho ubushobozi, ariko nubwo babugushyizeho reka bahombe, reka bahombe. Farawo arangije kubwegeranya neza, yiteguye Abisiraheli. Ikintu gikomeye ngo mu Bisiraheli bwabaga ari ku manywa, ngo mu Banyegiputa bikaba ari nijoro. Reka biba ijoro kuri twebwe biba amanywa. Niba ari amanywa, niba ari ukubaho, reka tubeho mu buzima bwiza. Satani watujengereje mu rubyaro, Satani wajengereje abantu mu rushako, Satani wajengereje abantu mu gushaka, abakobwa nuko, abasore nuko. Abo badayimoni turabirukanye mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba muri aya masengesho, muri iri torero rya Kacyiru, Imana ize ibimenagure. Amen. Irabitegura neza, irangije icira Abisiraheli inzira, baratambuka. Izagucira inzira. Irangije kubacira inzira, bamajije gutambuka, bamajije kuva mu nyanja bose, ya magare yose. Na n'ubu ngubu muri Egiputa ibikoresho batakaje ntago barabigaruza, byarahombye. Ngo mu minsi ishize ngo bagiye koherezayo ibimashini ngo bijye kureba ibisigazwa byabyo, ariko ntago bashobora kubibona. Imana yaciye inzira, Abisirayeli baratambuka, Abanyegiputa bose bamajije kugeramo irabitegera. Uyu mugoroba ni Imana niyitegera ibikurwanya. Uyu mugoroba Imana niyitegera ibigutera. Uyu mugoroba ni ibyitegere. Haleluya. Tugiye gusenga isengesho rivuga ngo Mana byitegere. Imana ni ibyitegere. Haleluya. Ni ibyitegere. Byadutesheje umutwe, byadutesheje agaciro, noneho irangije kubitegera, n'ubundi ikora rimwe gusa. Amazi arahura, Abisiraheli bambutse, barambura ibiganza bahereza Imana icyubahiro. Niba ari ukubaho nukubaho, ntabwo ari ugupfa. Nimuhaguruke dusenga Imana. Amazi nahure. Haleluya. Reka nkutangarize ko ibyavuzwe n'Imana bidahindurwa n'abantu. Ibyavuzwe n'Imana ntago bigomba guhindurwa n'amagambo y'abantu. Abantu bo bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo.
twabonye Imana ivuga ijambo ku buzima bwacu, twabonye Imana iturengera twabuze abaturengera, twabonye Imana ihindura amateka, twabonye Imana ihindura ubuzima. Muyihereze icyubahiro, muyishime. Tugiye gusenga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere tugiye gusengamo Imana, niba tuvuga ngo Imana nizitangaza itangazo ryo kubaho, kuko hariho urupfu. Mujye mumenya ko Imana yatangaje itangazo nk'iri yakoreye mu bakozi bayo, bakabategurira amasengesho yo kubaho. Satani aba yateguye imitego myinshi yo kubica, ariko Imana ikareba igasanga mudakwiye gupfa, ahubwo igasanga mukwiye kubaho. Niyo mpamvu hariho ubuzima nk'ubu bwo gusenga Imana. Tugiye gusengera abantu basengaga mu buryo butuzuye, bafite ibyaha babivanga, abantu badafite kwizera, abantu batasengaga mu buryo bwuzuye. Aho muri mubanze murambura ibiganza tubasengera Imana. Ntago wabaho kandi ufitanye ikibazo n'Imana. Nimba ushaka gutabarwa n'Imana, urasabwa kuba mu ruhande rw'Imana. Imana ikakweza, ikagutunganya, ikakwishimira, ikakwirahira, ikavuga ngo uyu ni umwana wanjye bwite. Kugira ngo ube umwana w'Imana rero ugomba kubanza kuzuza bya bindi twavuze, ugasenga mu buryo bwuzuye, ukagirana n'Imana ubusabane butarimo byinshi, ukagira kwizera, kandi ukareka uburyarya n'ibyaha bigiye bitandukanye. Nibwo uzabwira Imana ikumve. Ntabwo Imana yakumva gusenga kuvanze n'ibyaha, ntabwo Imana ijya ikwishimira. Zamura ikiganza wowe watsinzwe muri iri jambo, tubanze tugusengere. Turasenga mu cyiciro cya kabiri twese duhagaze. Umuntu wasengaga ariko agasenga mu buryo butuzuye, rambura ikiganza cyawe. Muri iri teraniro harimo itangazo ryo gukira, ariko urabaho ari uko wabanje kugirana ubusabane n'Imana. Urahari? Rambura ikiganza hejuru, wo kurambura gutya, rambura hejuru tugusengere. Ndabona bahari benshi cyane. Pasiteri niba muhereze mikrofone, mushumba abanza asengera iki cyiciro. Murambura ibiganza cyane tubasengera Imana, imbaraga z'Imana zibagereho, kandi mwihanire kureka. Nimumara kwihanira kureka, nibwo mugomba gusaba Imana ubuzima ikabubaha. Reka senge, turasengera ikindi cyiciro. Ijambo ryarambwiye ngo nibakugarukira n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, bakaza berekeye iyi nzu, ngo uzumve gusenga uri mu ijuru aribwo buturo bwawe bwera. Ubabarira abantu bawe igicumuro bagucumuyeho, babarira ubu bwoko bwawe, babarira abagabo n'abagore, babarira abasore n'abakobwa, ubakire ubemere. Uhereye none urwane n'ibyabarwanyaga kandi ubitsinde, ubigandurire, bakugandukire, baba ubwoko bwawe bwite, baba amaronko yawe bwite, urongeye mu ijambo ryawe. Urakoze kubyaye kandi ubyariye muri iri teraniro, kandi ubyaye ahabwa impundu. Reka iteraniro ryose rigukomere mu mashyi, uvugirizwe impundu kubw'ubwoko bwawe ukijije kandi urokoye, mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Tugiye gusengera iteraniro ryose, bahereze mikrofoni mwarimu Chantal. Noneho tugiye kubwira Imana yongera itanga itangazo rishya ku buzima bwacu. Imana nyiribihe bidashira, uhereye kera kose ni wowe nyirubuzima, ni wowe ubutanga kandi ubuhaye nta umwambura. Aleluya, turagushimiye ko ufite ubuzima bwacu mu kiganza cyawe. Turagushimiye ko Satani atadufiteho uruhare. Haleluya, turagushimiye ko ijambo ryawe ryongeye kuduha ubuzima. Turagushimiye ko ibyaduhigaga ubirwanyije. Turagushimiye ko ushyizemo umworera hagati yacu nabyo. Izina ryawe nirihimbazwe. Muri iri teraniro turagushimiye, muri iri teraniro turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Uri mu ijuru ryawe ryera, akira ishimwe kuko uduhaye kubaho. Mana nyiribihe, ndagushimiye. Inzandiko Satani yaramanitse uraziciye mu izina rya Yesu, binyuze mu ijambo ryawe. Utanze ubuzima ku bagabo, utanze ubuzima ku babyeyi, utanze ubuzima ku bakobwa, utanze ubuzima ku basore. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Haleluya, ugaruye ugaruye ubuzima muri iri teraniro, ugaruye ubuzima, ugaruye
ubuzima, urabugaruye, izina ryawe niryubahwe. Urabugaruye, ugaruye ubuzima bw'abana batoya, abo Satani yarasabye, ubagaruriye ubuzima, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimiye Uwiteka kuko utanze ubuzima, icyubahiro kibi cyawe tugukomeye amashyi tugushima mu izina ryiza rya Yesu.